Kongeye kubaha ikaze ku ijuru ry'Abera TV. Imana y'amahoro ikomeze kuba umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Aho muri hose iki gitondo cy'umugisha ku itariki ya 23, Imana ikomeze ibishimire mu izina rya Yesu. Iki gitondo cy'umugisha twazindutse kare cyane tujya ku itorero rya ADEPR Gatenga, aho hari umunsi mukuru mwiza w'abana b'Imana bavutse ubwa kabiri, bitegura kujya muri aya mazi menshi kubatizwa, ikimenyetso cyerekana yuko bakiriye Kristo umwami n'umukiza wabo. Hanyuma murabona ko imyiteguro imeze neza, abantu benshi baje rwose gushyigikira abageni bo muri Kristo Yesu, kandi nibyo koko kugira ngo tubikore. Yesu yabwiye Yohana ngo emera ubikore ubwo yabatizwaga muri Yorodani, emera ubikore kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Murabona rero abantu bari kugenda babyitegura, bambaye imyenda bitegura kubatizwa. Uyu munsi rero turi kuri ADEPR mu gitondo. Imana ikomeze ibashyigikire. Turabagezaho amakuru mu kanya nk'uko umubatizo wagenze, kuri bugende, gahunda zose turaza kuba tuzikurikirana uko ziba ziri bumeze. Urabona ko Yorodani rwose bayiteguye neza, kandi aya mazi rwose akwiriye kujyamo umuntu wakiriye Kristo n'umwami n'umukiza ubugingo bwe. Imana ibahe umugisha. Turakomeza kureba uko gahunda zigenda zikurikirana, bitegura umubatizo w'abana b'Imana. Ijuru ry'Abera TV. Kuko
twiteguye rwose gushyigikira bene data bahisemo umwami Yesu guhindura imico yabo. Bacitse Satani ariko bahisemo neza Yesu we bugingo bwabo. Mutabazi wacu Yesu, mbese tuguhimbaze, ni wowe wadupfiriye, Yesu umwana w'Imana. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'Imana, uhimbaze izina rye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'Imana, uhimbaze izina rye. Twari imbohe za Satani, twari mu mibaba, yatubohesheje ingoyi, Yesu aratubohora. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'Imana, duhimbaze izina rye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana
Thank you.
Ijuru ry'Abera TV.